Ibihe byiza cyane kuri mwe mukurikira Ubwino TV Rwanda, nizera ko aho muri hose ibintu bikomeje kugenda bibagendekera neza, ibyo muri gukora byose birimo biragenda bicamo. Ubwo turabasuhuje impande zose z'isi, abadukurikira bari mu Rwanda, abadukurikira bari ku migabane igiye itandukanye, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Aziya, Oceania, ndetse even n'ahangaha ku mugabane wacu wa Afurika, abari za Europe, mwese turabasuhuje cyane kuko tugenda tubibona mu makomantere mugenda mutanga hano mu biganiro tugenda tubagezaho buri munsi. Turaje rero ngo turebere hamwe amakuru agezweho muri APR Football Club mu kwitegura umukino wo ku munsi w'ejo ku wa gatandatu ku isaha saa 12 kuri Kigali Pele Stadium, aho ibintu bizaba bikomeye cyane, amakipe arimo atana mu mitwe. Ubwo rero turaje ngo turebere hamwe abakinnyi bafite ikibazo, imyitozo yo ku munsi w'ejo, ripoti yayo twayibagejejeho, mushobora kujyaho mukareba, ndakeka aricyo kiganiro giherukaho tubagezaho ibya Adil Elad Mohamed, byose mushobora kujya hasi mukabireba uko byifashe, ibyo umutoza Adil yatangaje ku kijyanye n'amakuru amugarura muri ino kipe y'ingabo z'igihugu ya APR. Ubwo rero munyemerere rwose, mbere y'uko ntangira mbanze mbasabe mukande subscribe, mukande no kuri like, hanyuma byibuze ikiganiro kijye cyuzuza like 100 na subscribers. Turashaka kugira 10,000 ku makuru agezweho rwose ahangaha. Kanda subscribe ahangaha ntabwo ari igihombo pe, ntabwo ari igihombo. Mwa mu bwato kandi sabone hakiri kare, ube witeganyirije mu by'ukuri, kubera ko buri kiganiro cyose nzajya nshyiraho uhita ubona notification ikumenyesha ko hari ikiganiro gishyashya kigeze hano ku Bwino TV Rwanda. Twaje tuje tubazane n'amakuru agezweho cyane rwose, umunota ku munota, isaha ku isaha. Munyemerere rero dutangire n'amakuru ari kuvuga indani muri equipe ya APR Football Club, aho amakuru agezweho ku bakinnyi. Ku munsi w'ejo hashize umukinnyi witwa Ruboneka Jean Bosco ntabwo yarigeze akorana n'abandi imyitozo, ndetse n'imyitozo yo ku munsi w'ejo bundi ku wa gatatu ntabwo uno musore yari yakoranye n'abandi, kubera ko uwitwa Ruboneka umutoza yaramubwiye ati rwose wowe banza ufate akaruhuko, banza uruhuke neza, ube fresh mu mutwe, hanyuma uzagaruke umeze neza cyane. Rero Ruboneka ashobora kuza gukoreshwa mu myitozo y'uno munsi, cyane ko turi buze kubagezaho na ripoti yayo mu masaha y'umugoroba. Icyo musabwa ni ukuba muri rede cyangwa se mwiteguye cyane, mufite bando zanyu, cyangwa se n'imbaraga mujya gukoresha ka wifi mugende mwe muhabaye rwose, kuko ndaza kubagezaho raporo y'imyitozo y'uno munsi, ari nayo iza kugaragaza abakinnyi bashobora gukoreshwa ku munsi w'ejo n'abadashobora kuzakoreshwa ku munsi w'ejo. Ubwo rero icyo usabwa ni uko uri buze kuba uri ready kuri uno munsi. Ruboneka Jean Bosco ashobora gukora imyitozo uno munsi cyangwa se ntayikore, ubundi ku kijyanye n'imvune, nta mvune uno musore afite mu by'ukuri. Uwo ni Ruboneka Jean Bosco. Tujye kuri mugenzi we Dawuda Yasif. Uwitwa Dawuda Yasif ku munsi wo kuwa gatatu yari yakoranye imyitozo n'abandi, ushobora no kujyaho ukareba ikiganiro twashyizeho. Yari yakoze imyitozo bisanzwe kimwe n'abandi, ndetse no ku munsi wo kuwa kabiri yari yakoze imyitozo kimwe n'abandi, ariko ku munsi w'ejo hashize ntabwo uno musore yigeze akorana n'abandi imyitozo, kubera impamvu zitandukanye ngiye kubabwira. Namwe muri buze gutanga ibitekerezo byanyu, mumbwire koko nimba ibi bintu bisobanutse cyangwa se ni igihe kiri kumvamo. Icyo nshinzwe ni ukubagezaho information, ubwo buri wese afite uko ashobora kubyanariza. Ni Dawuda rero Yasif, musore w'umunyagana, musore waje rwose avuye mu ikipe yari iwabo ya Smartex. Uyu musore rero ikibazo ngo afite ni uko ngo buri gihe cyose iyo ageze ku myitozo mu nda haramurya cyane kabisa, mu nda haramurya koko. Uko ageze ku myitozo mu nda hakamurya, ariko ngo yaba ari hanze y'ikibuga atari mu kibuga, ari wenda bari nk'aho barara muri home, akumva ameze neza cyane, ariko yagaruka aje ku kibuga mu nda hakamurya byatari. Mwebwe ni igiki mwumvamo ahangaha ku kijyanye n'uno Dawuda? Ushobora kujya hasi mugatanga ibitekerezo, ni igiki mwumvamo koko?
ku kijyanye na Dawuda si bya bintu byo mu Rwanda wakora ukumva hari abakinnyi bamwe na bamwe bagiye biha bakavuga ati twebwe iyo tuje ku kibuga iteka ryose iyo tugeze ku kibuga ndahaza naba nkikandagira mu kibuga ivi tayari naba nkikandagira mu kibuga ikirenge nkumva tayari kibaye kigize iki n'iki aho ngaho nta kintu mwumva mura ntacyo nshaka kumenshoningamo ariko namwe mufite uburyo mubyumva niyo mpamvu nyine Dawuda mutarimo muragenda mumubona muri ino minsi undi ariko tutaramuvaho nyine witwa Dawuda igihari ni uko ari buze guca mu cyuma hanyuma baje kuba bamenya ikibazo uno musore afite ubu ngubu uko nabyumvishe bijya kumera nka bya bindi bya Haruna Musa Majaliwa nawe murabizi ko nawe Prito ntabwo ari Haruna Musa Majaliwa witwa Ndayishimiye Richard wa APR Football Club mwabyuka ko nawe byabagaho ko yazaga yaba agiye kujya mu kibuga mu nda akamurya yaba atari mu kibuga mu nda akamurya ariko amakuru nafashe ni uko ngo yikojeje mu gihugu cy'u Burundi baragiye kureba abaganga ntawamenya ariko nabonye yaragarutse ari mu ryerye kandi match ziri kuba muri ino minsi za Rayon Sport arimo aragenda zikina neza cyane kabisa kandi agatanga umusaruro uwo ni Dawuda nyine ubwo ibisubizo byo turi buze kubimenya uno munsi ni umukinnyi ushobora kugira icyo atanga mu kibuga gikomeye cyane ariko nanone ni umukinnyi nujya kureba amugani byananye n'ino ndwara urajya kureba usange ko yitwaraga muri match zatambutse ntabwo ariko akitwara ubona ko muri ino minsi ugendanye na poor performance y'ikipe kuba itari mu bihe byiza kabisa nayo mpamvu nyine ubona n'abakinnyi bamwe twabonaga basa nkaho bashamburiye tutarimo turagenda tubabona muri ino minsi uwo ni Team News tukirimo nizera ko ikomeje kugenda ibanogera tunyarukire kwitwa Mamadusi ku munsi w'ejo ngo yarahageze ariya Ishyorongi kabisa ariko nawe ngafite akantu k'akabazo k'imvune ariko ako kabazo k'imvune nyine ngo ntago gakomeye cyane bishobora gukunda ko ashobora gukina uno munsi cyangwa se ntakine ntakora imyitozo Prito ya nyuma ubwo byose turaza kubimenya muri buze kuza kubimenya mu kiganiro ndi buze gukora nimugoroba ku kijyanye na raporo y'imyitozo y'uno munsi icyo musabwa ni ukuba muri update cyangwa se muri ready kugira ngo ninza gunaga ikiganiro muze kuba muhari kabisa uwitwa Tadeyo Ruhanga nawe arahari ameze neza cyane ngo uno munsi ari buze gukora imyitozo uko nawe ngo yahageze ku munsi w'ejo hashize Ishyorongi rwose uno munsi ngo arakorana imyitozo na bagenzi be mutozi ko dusanzwe tumuzi ushobora kubona ukabona afashe risike kubera ko nk'umukinnyi Tadeyo Ruhanga atakoranye na bagenzi b'igihe kinini ukabona kuri match y'ejo ashobora guhita ashobora kutamukinisha kabisa ariko nawe ararekera ku munsi w'ejo ko nzabagezaho 11 bazabanzamo byose ubwo niba ushaka kutabicika rwose ukande subscribe ubwo ku kijyanye na Team News ni icyo ngicyo ikindi kandi mwe nahoze mbabwira ni uko uwitwa Deo Rusanganwa ngo yajaje kabisa yajaje mu kuzaje APR murabizi ko mu minsi yashize yarinjiriwe n'abantu bagiye batandukanye bagamije kuyikamura bagamije kuyiryamo akantu APR Football Club rero nyuma yuko habaye impinduka mu buyobozi kaza abayobozi bagiye batandukanye bashyashya yaba Chairman mushyashya Brigadier General Deo Rusanganwa yaba Lieutenant Colonel Alphonse Muyango yaba Capitaine Deborah yaba Major Team Manager APR ifite staff nshyashya mu by'ukuri ni staff nshyashya yiganjemo iki ubundi ikintu cya mbere cyatumye cyanashegeshe buri abayobozi bushyashya ni ikijyanye n'umutungo mu by'ukuri ikipe ya APR Football Club muri transfer market cyangwa se muri iki gihe transfer window ishize APR Football Club yasohoye amafaranga menshi cyane isohora amafaranga ari abo ngabo bari barayinjiriye bashaka kuyiryamo ari amafaranga yagendaga nyine agenda ku maherere rero ubuyobozi bwa Minadef tangira kugenda bukiramo akantu k'ikikango binavugwa ko hari na accountability yabaye muri APR Football Club nungu bigikorwa ishobora kuzatuma bamwe rwose isige bashyize hanze bigatuma bamwe hari amaboko atari yabo bashobora kujyamo ikintu cya mbere cyari n'umuchairman mushyashya Brigadier General Deo Rusanganwa yazanye nuko ikipe ya APR Football Club nyuma yuko nyine bari gukora accountability hari byari
habanje kubamo nyine mbere yuko batangira accountability, batangira kugira amafaranga amwe n'amwe basa nkaho batari gusohora. Rero byanagize ingaruka ku bakinnyi ntibagende babona amapurime nko kuri match iheruka ya Viziyo. APR FC yatsinze Viziyo ibitego 2-0. Ntabwo amafaranga yabo ya purime bari bakayabonye, ariko ku munsi w'ejo hashize amafaranga bakaba barayahawe bidena n'iyo accountability yari ihari. Ikintu gihari ni uko ubuyobozi bushyashya buri gafaranga kose arimo barakarebera hamwe, buri kantu kose gasohotse bari kukarebera hamwe. Ariko nanone kugira ngo APR FC igaruke mu bihe byayo, ibe ya APR FC dusanzwe tuzi, ya APR FC ititiza umujyi nk'uko bavuze ati intare twagarutse kabisa, muri poste barayibashyizeho. APR FC ikintu kimwe kiri kubaho nuko APR ku kijyanye n'ifaranga babajije abakinnyi, abakozi bose ba APR Football Club, ese mukeneye iki mu by'ukuri? Ni igiki mukeneye kano kanya? Ese abakameramani lens zanyu zo kuri kamera zimeze neza cyane? Ese abakinnyi ni igiki kisabwa, igikenewe kugira ngo APR FC yongere ibone intsinzi ni ikihe mu by'ukuri? Ubwo rero abarimo buri wese yatanze icyifuzo cye, kandi ngo icyifuzo buri wese arimo aratanga hariya already bari guhita bagikora ako kanya, nta bintu byo gutinzamo. Ariko kantu kose bakanota bakandika ku managinga kabisa. Hari ikintu cyitwa money management kirahari, buri kantu kose gasohotse already bakarikodinga ahantu. APR Football Club kondisiyo burimo kano kanya zimeze neza cyane. Niyo mpamvu abantu bose rwose mugiye kubona APR FC nshya, APR FC nshyashya kabisa. Nibwo championnat kuri APR Football Club igiye gutangira mu by'ukuri. Ubwo abakunzi ba APR Football Club, amakuru arimo nayo ngayo, ikipe igomba guhita ijya muri lokale kabisa, bakitegura bakaganirizwa. Ubwo amavideo kuri APR kwiga ikipe ya adversaire bagiye gukina, aho ngaho arimo aranalizwa aho ngaho. Kiri kintu gihari kandi nuko hari byinshi cyane byagiye bivugwa muri APR Football Club, kubera ko yari yarinjiwe n'abantu benshi cyane, ugasanga abantu bamwe buri wese yazanye umukinnyi, undi azagura uyu nguyu n'undi agura uyu nguyu, buri wese azana utandukanye, umutoza azanwa n'uriya. Bivuga ko imwe mu mipangire mibi twabonaga mu kibuga ifite ayihuriye n'abantu bari barayinjiriye, kuko ngo hari uburyo niba bivugwa cyane, not sure about this, gusa ibivugwa mu itangazamakuru biba byemewe ko hari ukuntu umutoza byakekwaga ko ashobora kuba avugirwamo cyangwa se apangirwa ikipe bigendanye n'umukinnyi cyangwa se n'abo ngabo n'uwo buri wese yagiye azana. Ugasanga wenda ngo umwe araje aravuze ati we nushyiremo Kidebere, we nushyiremo Godwin Odibo, ikiremo uyu nguyu kugira ngo bitagaragara ko nahiye cyangwa se nazanye intwari itari sawa, gutyo nyine umutoza akaba apangirwamo. Ariko ngo kubera ko ibintu byahinduye imirishyo, ibintu byose biri ku murongo, akantu kose kari mu murongo wako, uyu mutoza bamuhaye liberite isesuye gupanga ikipe ye ashaka. Dushobora kongera tukabona Darikonovic wari waje agatera umupira ku rwego rwo hejuru kuri Azamu, ariwe twongeye kubona mu by'ukuri kuri match zijya gukurikiraho, uhereye kuri ngiyi bafite ku munsi w'ejo ku isaha 12 na Muhazi United kuri Kigali Pele Stadium. Umutoza ariko nawe nanone, nubwo bivugwa byose bigenda bivugwa, uyu mutoza nawe aramutse atsinzwe na Muhazi cyangwa se akanganya nayo, byaba ari ibindi bintu byo kwibazwaho. Ngo ibaruwa ngirita hari yabura ibintu byatangiye guhwihwiswa, bavuga bati uyu mutoza APR FC ramwifuza, uyu nguyu nyamukandagira ramwifuza, uyu n'uyu. Rano ko babona hari ibintu bitari kugenda neza, kandi koko nibyo APR FC ifite amanota 9 yonyine, nubwo gifite ibirarane, maze kunganya match 3, itsinda match 2, ya match ya Viziyo ndetse na match batsinze ikipe ya Gasogi United, ariko zose zitsinda mu buryo budakomveka kabisa bigendanye n'iki. Ubwo reka turebe, ubwo ni match ya kabiri kuri ubu buyobozi, match ya mbere banganyije na Rutsiro. Ubwo rero ashaka kuba harimo impinduka zikomeye cyane, impinduka ariko ziganisha ahantu heza kuri ino kipe ya APR Football Club, byose mu mujyo umwe ngo wo kugarura ino kipe ya APR Football Club mu ruhando rw'amakipe aho yahoze. Ubundi aho yahoze ko APR FC ni ikipe bimenyerewe ko mu Rwanda, ku kijyanye no mu Rwanda ni umwami, koko ni umwami kabisa, ibikombe birigaragaza. Ikijyanye tureke n'ibikombe, tureke no kuba ari n'ikipe yaje vuba cyangwa se ikipe idakuze cyane,
APR FC ku kijyanye n'umutungo, usibye polisi nayo ishobora kuba wenda yakwigereranya n'ikipe ya APR Football Club, ariko nta yindi kipe mu by'ukuri mu Rwanda ushobora kuba wagereranya na APR Football Club. Wenda Rayon Sport isunikwa n'abafana bayo benshi cyane, ariko nujya kureba mu Rwanda uzasanga ikipe ya Nyamukandagira ikibuga kikasa imitutu. Ikipe zose irazirenze pe, ikipe zose irazirenze. Ese ntabwo byemera gutyo? Jya muri komantere utanga igitekerezo cyawe. Nyamukandagira ubona hari ikipe irenze mu Rwanda? Si yabirenze mu biki? Ariko tugendeye ku ibarura ryatangajwe ry'abafana, nuko wenda ikipe ya Rayon Sport iyirusha abafana, ariko niyo kipe ya kabiri ifite abafana benshi cyane hano mu Rwanda. Ifite abafana benshi cyane hano mu Rwanda, rero iri foko aba banyarwanda bagomba kuba bariho bishimye nk'uko bishimye APR FC. Abafana b'ikipe ya APR FC kuva yashingwa, ni ikipe yahoze rwose abafana bayo bari mu munyenga kabisa, bari mu munyenga. Byaba bibabaje cyane kubona ikipe ya APR Football Club nyine itangiye kuzajya ibabaza abafana bayo. Ubwo rero mwitegure kuza murebe ikipe ya APR FC isa nk'aho ari nshya, ubuyobozi bushya, intare zagarutse. Hari ukuntu intare iba irwayeho gatoya, kuri bwari uburwayi bw'intare gakeya, intare yavuye yakize, yajya bayishakira imiti barayihamurira. Ikipe ya APR FC nyine iragarutse kabisa, iragarutse. Ubwo andi makuru agezweho turi buze kuyabashakira kandi tuyabagezeho ku gihe. Ndabararikira ko nimugoroba ndabagezaho trainings reports, raporo y'imyitozo y'uno munsi, ibiraba byabereye i Shyorongi. Ariko ikijyanye n'abakinnyi 11 bazabanzamo bo ni ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo. Nzababakorera rwose ku isaha y'isa 2:30, nzaba nabanazeho rwose, kuko imyitozo y'uno munsi hari akanunu iraba yagaragaje. Habwo birumvikana ari abakinnyi turaba twabonye bashobora kutazakina kuri ino match, kuko umukinnyi utarakora imyitozo kuri uyu munsi biri likely ko n'ubundi atazakina na match yo ku munsi w'ejo kabisa. Abakinnyi bameze neza cyane, nta mukinnyi n'umwe ufite imvune muri APR Football Club. Nta mukinnyi n'umwe ufite imvune bati iyi mvune irakomeye, sibye Dawuda kari akabazo ko mu nda na Mamadou uri doubtful, ariko nta mukinnyi n'umwe rwose wavuga ngo afite imvune ari muri infirmoni. Abakinnyi bose bameze neza cyane kabisa. Ni APR FC yabonye umwanya wo gukina na Gasogi, nyagira ibitego 4. Iriya niyo APR bashaka kabisa. Ubwo rero nayo turi buze kuba dutegereje kureba ku munsi w'ejo ku isaha saa 12. Mugura amatike hakiri kare. Kigali Pele Stadium ni ntoya, ushobora kuvuga ngo nzayigura ejo ugashiduka amatike yashize. Ni 7,000 bijyamo hariya. Ubwo rero mugura amatike hakiri kare, hanyuma mutazashiduka amatike yababanye cyangwa se yabashiranye. Ubwo rero reka mbasabe mbabwire bati abatarakanda subscribe mukande subscribe hano ku Bwino TV Rwanda. Ubwino mba mufite nzagenda mbukusanye mbubazanire. Ubwo n'ubutarakanje subscribe egare kuzajya uracikwa amakuru agezweho muri ikipe yawe ukunda, ikipe ya APR Football Club, ikipe intare. Ikindi kandi mbasaba kuki mutajya muri mutakanda like imbere yuko dutangira ikiganiro. Mujye mukanda like, byibuze ikiganiro dufite dushyizeho kijye cyuzuza wenda nka like wenda hejuru ya 50 by'ukuri. Ko like ni ikintu kitwereka ko ibintu tuba twavuze muba mwabikunze mu by'ukuri, muba mwabikunze cyane. Ubwo rero nshobora no kugukangurira kugira ngo ujye no hasi mu bindi biganiro twashyizeho bya siporo, bya APR, byabe by'Amavubi, byaba nabonye mu Mavubi ahubwo naho abakinnyi ngo barimo bashimira uwitwa umunyamabanga Kalisa Adolphe, rwose umunyamabanga wa Ferwafa kuba yarabafashije mu majonjora yo gushaka igikombe cya Afurika cya 2025 umwaka utaha rwose. Nibyo, ariko nibyo ngibyo nibyo. Reka ngende mbashakire izindi story ubwindi sango rwose turi buze kubonana mu masaha ya nimugoroba.
reka mbabwire ngo mukomeze mugire ibihe byiza cyane, bayi.